Allo. Kevi umeze utese? Meze neza gakwe. Kevi ariko ngo wagize isabukuru uyu munsi. Umva cyane nagize isabukuru rwose. Isabukuru nziza nukuri. Urakoze. Gaho mbwira rero ikirori kirabera he ngo tuze tugitahe. Gakwe banze ume gift. Sawa bye. Allo. Ni muganga Kevine? Yego niwe. Ngende Gakweje wa mudwayi uvuye aho ngaho mu kanya. Yego Gakwe, hari icyo mubaye? Oya ntacyo nabaye. Okay, tubafashe iki rero? Nyine muga ntureba ya miti wamaye? Oya nayo ndi kureba Gakwe. Muga have nawe witebya none se ntayo ureba? Ariko Gakwe ndayireba gute kandi nayiguhaye wayijyanye? Harya kandi koko dore ndayifite. Gakwe tubwire vuba ibyo tugufasha twakire n'abandi badwaye. Nyine muga iyi miti wamaye nibagiwe ukuntu nzajya nyinywa. Koko se wabyibagiwe? Yego muga. Ni ikinini kimwe ku munsi uzajya ufata. Yego rata nabyibukaga ariko nibize neza. Ikindi kandi uzongera kunywa inzoga ari uko iyo miti wayimaze. None muga iki kandi nayo kwisiga yari ngo garuka bari unyihera. Allo. Gakwe amakuru sha uyu munsi ntago nayakurikiranye pe. Gakwe urasetsa? None se sibyo? Aha nibyo cyane pe. Oya nibyo pe ariko Kevin ntago duherukana pe. Shaho se ko wagiye ugatuza? Yewe wowe se wowe warafuze. Yego nanjye naratuje ariko si cyane nkamwe Gakwe. Sha erega natwe nakazi kabitera. Aha akazi kabaca ku bantu koko. Erega akazi nakanamba wani. Cyakora nibyo da. Ariko Gakwe uziko nibagiwe kukubwira agakuru. Akahe se kandi Kevi? Gakwe uziko ka gakobwa ko kwa Korode kabyariye mu rugo. None se wagira ngo kabyarire ku gasozi? Allo. Gakwe amakuru ni meza. Umva ndabizi ubuze utuntu twinshi. Ubundi nkunda yuko ubundi koze utuntu twinshi cyane. Erega niyo mpamvu mba nkwitabaje. Mwatewe nitwaza intwaro. Biki? Intwaro ziki se kandi? None se suntabaje? Ariko nago mubwiye ngo uzane intwaro nk'ugiye kurwana muri Kongo. None se habaye iki? Nyine mu rugo haje umushyitsi. None se umushyitsi atwaye iki kandi? Sha uri hano we yabaye ikibazo pe. Gaho ariko subwo nk'iyo besire y'umushyitsi bikibazo ite? Nyine yaje musiga muri saro ngarutse. Ndabyumva ubwo wese usanga yakwibye. Oya yewe banza wumve. Ariko wa mugari nari ncyanutswe. Ntugashyanuke rero si byiza. Yego mabuza Kevine. Rero namusize muri saro. Singarutse amafaranga naye nasize ku meza ndayabura kandi niwe wayatwaye byanga bikunda. None se ko numva bizi ko yayatwaye wayamwatse? Nyine nagira ngo ngire inama y'ukuntu nayamwaka mu kinyabupfura kuko urumva n'umushyitsi. Humura ndakugira inama. Umva rero ukuntu ugiye kubigenza. Yego ndakumva. Wowe urasohoka nurangiza umuhamagara uri hanze. Ariko Gakwege nawe nose ubwo nimuhamagara araba yamaye. Nyine wowe uzamuhamagara uti ngwina nkubwire hano hanze. Yego. Urangiza turenza akantu uhita umubwira ngo ariko n'amafaranga nibagiriwe ku meza uyanzanire. Allo. Kevi umeze utese? Meze neza. Uri gutangaza iki? Sha ntacyo pe. Ariko Kevi koko waranyanze neza. Ayiwe amayinite ashize watanshubije. God have mercy upon us. Amayinite ashireho sha. Kandi wabona yaragiye kunyemerera n'ukuri. Ubu se ndabona umuhagenti hafi. Ubu ndabona Gakwege ni urwenya itukinyewe. ariko si
ni ibiki mwokagira imana umuntu aba arimo arihuta namwe mukaza mutagiye bite byawe wowe oya nyine ndetse tugiye igiye hano imbere mwana mama uri kwirukanka mwasa mbabarira oya uretse tugiye amayinite arakeneye niyo ngiye kugura mwana oya bangira ngiye wambabariye wambwa wenyine mbwira ushaka kumpa ikiraka nta kiraka nkeneye mwana oya gifite amafaranga niyo cyaba gifite amafaranga niyo cyaba gifite amafaranga angana iki ntabwo nasi ishyeri iwanjye amayinite ushize nimo kumuvugisha oya umukobwa arata akazi akazi ntabwo katwarira reka nigendera reka gato nyine mu gihe cyaka gishusha ariko gendera undi muntu ugiha oya nyine mva mubwire sibyo ariko nyine oya gendera undi muntu ugiha uretse genda ase umuntu ari kurukanka babaye iki wamubonye wamupiki ucuruza amayinite hari arahari ariko uretse gato ashaka ko nyarudomo ndi kurebera domo nawe nyine genda ukimuhe nawe genda ukimuhe mwana sorry genda ukimuhe mwana urego umukobwa aruta ibyo byose arege uwo mukobwa oya uretse oya genda shake umukobwa ntabwo aruta ibyo bintu byose sha wa mugabo Allah ariko Kevin waranyanze neza sha ariko niwe wabyiteye Kevin koko wambabure tugakomezanya urugendo rwacu rw'urukundo sha sori nyine ntago twakomezanya itike yanjye narayiriye turashize none byapasi ambwa usubije kwirira cyane kugira ngo ugere zagenda nawe ukiki ambwa tuwangurube tuwahene wasubira igihe bitese umeze neza sha uri cyiza sigaye uri cyiza kitera cy'Imana ndakubonye ngugirira kurashi nuko aburaga kugira ngo njya mbeshya ntabwo njya mbeshya buriya hari ikintu niyiziho cyuko najya mbeshya ndabona ubeshya oya ntabwo njya mbeshya buriya uzabaze buriya nyogokuru wanjye yarambwiye ngo ikosa utazakora ntuzabeshye umukobwa mwiza noneho wongeyeho wambaye amarinete God have mercy upon us. nari kumenya amaso sorry do nari mbigenje gutya sorry iki kugenza se bari ese kurwana ntabwo rwana se reba nawe worosha kunguramo amaso ikintu cyose umuntu akoze uhita ukubita neza urashaka kunguramo amaso no pretere que le national ni igifaransa ntabwo nguhamagaye ahangaha kugira ngo ngukinishe no ubundi ngewe banyitaga kwege mfite ibintu byinshi buriya ndi umunyanyagatare mfiteyo amafamu ibintu byinshi ndakubonye nifuza nyine ko twanavugana n'iki kuko ndakubonye mbona neza usa na Korodine wo mu cyaro iyo ngiyo Korodine wo mu cyaro wo mu rugo ariko Korodine we yakundaga ibintu nyine bijyanye na avoka akajya kuzicuruza muri Ndaburaye agakunda ibintu bijyanye na bwende urazizi bakora gutya mu munuza bakora mu myumbati bwende mbonyemo avoka oya mbonyemo Korodine mbonyemo usa nka Korodine wakundaga avoka na bwende akabirya noneho Korodine hari ahantu yageze nyine ari gukundana n'umuhungu amuteri agiye kumutera agiye kumufuka oya iyo story yabibi wagutera story ya nuza ya Korode Korode na Kezi ngubwira ubwo bugori umva nyine ibyo ni ndimamagariye rwamagaye nyine ngo buryo kukurya uvuze ukuyemo marinete uzi ko uhita uhinduka yowe noneho uhise usa neza na Karine wo mu cyaro wowe yakundaga kuragira ihene uhise usa nka Karine neza reka mubwire mufite utunwa tumwe noneho Karine hari igihe yigeze kujya kuragira ihene aragiye ihene imwe iramucika noneho imwe imucitse ijya kona uretse baje gutera sitori noneho igiye kona nyiri konesha nyiri ko aramufata nyuma yo kumufata ibintu byabaye cyangwa reka mubwire story ya nuza ya Sebasi ya nuza mbafite story mbafite narwo wazi ngo umpamagariye cyane uvuze umpamagariye cyane wamagariye iki dusubiye inyuma nyine shaka kukurya abantu barya bati kurya abantu oya sura w'i Kigali se muri za geste nyine kwaje za geste se ni abantu neza mbyumva se nese urya abantu wowe
uri iki kubirya uretse abantu ariko buretse uriye ntugahubuke inyamaswa ariko se ntugahubuke nese ngiye nkubwiye yuko ntabwo inyamaswa nese ngiye nkubwiye ko ndya umuntu buriya guhubuka nibyo bizica abantu ngiye nakubwiye ngo nyine nsobanurira urubuhe bwoko bw'inyamaswa ku buryo irya abantu oya buretse ngiye nakubwiye ngo hari ukukurya hari kukwirira kukurya no kukwirira ni ibintu bibiri bitandukanye rero ngiye ndashaka kukwirira noneho kukwirira ntabwo ari uburyo nyine bwo gukamata gutuma it is not possible in English eat kurya mu cyongereza eat mu gifaransa ni damage mu giswahili ni bona niyo mpamvu barimo kukubwira nyine ngo ndashaka kukurya wakundi nyine kwaje gutya nyine kwakundi baba bari nyine kugira gutya tujye hano sibyo bikwezi none se reka nkubaze taba umwana ubuhe bwoko hari ibyo umbonyemo ibyo wibuka gukuramo imbuto cyangwa ukaguha imbuto muke reka mbaze mubwire buriya sinarya indimu nakuyemo buriya bubuto buriya buto bwo mu ndimu buraruka reka mubwire ziriya mbuto ndabanza nkazikura buriya ntabwo nata inuze nayikura ntabwo rwose nyanzikuramo imbuto ntabwo nakubeye tugende nyine reka kukurya ni ibintu bisanzwe nanabikwigisha nawe ujya urya abandi bana mungana kubera ko ngenda kuze ndakwigisha ukuntu nkurya noneho nawe ujya urya abandi bana mungana biryoha bite se sha ni nk'umugati ukawushyiraho bureba warangiza ukarenzaho ubuki ugahita uwushyiraho bombo ya senkani ugahita ushyiraho supadipe ugahita ushyiraho iki uravuga tugende bikwigishe si uryogo yese oya humva umujyanye he bitese urumva ngiye kumwereka mu bwiherero none se ushatse kuvuga ko ibyo kumurya yavugaga nabyumvishe byumva kuri aho ngaho umbarata muko saa kujyanye aho inyuma agiye kukurongora nyamara ajyanayo n'abandi bakobwa ariko nawe ibyo ngibyo njya mbikora uko ubizi arakubeshya ngo ibyo ni byo wari ukuvuga unjyanyemo oya arakubeshya ese kurya umwana se hari ubwo ari ibyo ngibyo ibyo ni byo vuga ngo byo kurya oya arabeshya da nangiye kukuyerekera maze hariya mwabaye tuva nkubwire mubwizane kure kunyumva utazongera kumenya nawe turashize none byapasi usubije kwirira icyana kugira ngo ugerere nzagenda nawe ukike tuwangurube tuwahene wasubira igihe Takwegeni urwenya icyo kinyarwanda cyo kera abantu bose baraseka baranyuwanurenya bavuge tuje ubusazi niko buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa gakwege gikomeza kuwusetsa iseke n'isarare agaseke k'urwenya gakwege n'ibyishimo muhumure rutwike amashusho